minota ko ndeba yashize gusa nyine message yanditse yavuze ngo abanyamuryango benshi ngo twajyaga tuvuga ko ikibazo ari SG wa Ferwafa ngo muzakora ubusesenguzi bwanyu muzasanga ikibazo atari SG ahubwo ngo ikibazo kiri kuwo twitoreye twebwe abanyamuryango. Urumva ko ashaka kuvuga ko ikibazo ari perezida wa federation Nizeyimana Mugabo Olivier. Rero yewe kuri iyo ntuza byabuze ntabwo mvugira Olivier cyangwa iki sinzi kuba ari byinshi amakuru nafite ariko amakuru nabonye uko ejo twagiye tugerageza gushakisha hirya no hino umuntu yabona ino myanzuro nk'uko bivuze twari twanabivuze ko ubuyobozi bwa federasiyo bwavuze ko igomba kugira ibanga ku buryo bwose bushoboka. Ubundi bakiva mu nama ano makipe bari bayabwiye ko ku isaa 9 baruze ko baha imyanzuro ngo nimugoroba Ferwafa iza kubabwira ko bihindutse bazayo uko bivuze ko yabaha imyanzuro uwo munsi nyine ku mugoroba hageze Ferwafa babwira ko bazayabaha bukeye ku wa kabiri saa 9 bitarenze saa 9 ngo saa 8 nako nibwo bababwiye bazaba yabonye ngo saa 9 nibwo yari kujya hanze saa 8 amakipe akaba yayabonye birangira abonetse uziko yabonetse ku masaha y'igi imbere igiyo. Rero tuvuye hano ziko twagiye tugerageza gushaka bishoboka byose icyaba kiri mu myanzuro ntabwo ngiye nko ku masaha y'isa 7:40 nemaze kubona amakuru ko match hemejwe ko match izaba aho byanditse muri groupe nditunda abana ariko match yemejwe ko izaba bityo amakuru y'imbonye nemaze mvuga hano nka 15 banze nka 16 babimbwiye kugira ngo ubone amakuru y'abantu bari hari hafi begereye ira komisiyo. Amakuru bambwi bavuze ko ibyo ngenda kubihuza birashoboka ko simbizi ntago ndibangona birashoboka ko Ferwafa ko ishobora ko yari ihagaze ko intare zifite rezo ariko ira komisiyo ikaba yarabyanze. Amakuru avuga ko muri komisiyo irimo abantu batatu zo kubasoma irimo abantu batatu komisiyo kiriya komisiyo akaraka nama kubujurire ari komisiyo kwanza ni komisiyo y'ubujurire bivuga ko Maître Kajangwe yatanze yaje afite igitekerezo cyuko ntare nyine zifite rezo bikurikije nta ibaruwa yanditse ko bafite rezo kandi ko bagakwiye nyine gukomeza hanyuma bariya babiri bari kumwe nawe muri komisiyo barabyanga baravuga ngo hoye bavuga ko nta tegeko ribuza Rayon Sport kugaruka mu gikombe cy'amahoro. Ubwo bari bashingiye ku byo Rayon Sport yireguye bashingiye ku byo Rayon Sport yireguye kuko nibyo barazi ntabwo bishoboka ndavuga nti cyakoze nibibamutse bibaye navuze nibibamutse bibaye byaragashye kumva yakirikana mu myanzuro aje kuzanyo ubwo rero birangira kuko muri ya komisiyo n'ubundi batora wango amajwi wabonye abafite amajwi ni batanu bari batatu ubwo rero bikarangira ngo nibyo ngiye niyo makuru nabonye kuma nayabonye na mbere nabonye mbere bakora uko byagenze amakuru mfite gira ngo karenze hanyuma se mbona ayo makuru hanyuma se erega abanyarwanda bavuga ngo ujya kurya akanyoni ntabura izina kita akanyamanza ukita inyoni bita inyamanza urayizi nyamanza ndayizi siyo ntabwo iribwa ngira ngo urabizi ariko iyo ushatse kuyirya wayita inkware ukayibaga ukayirya kandi niyo yakigutwara ariko ni urugero nari ntazi ni ukuvuga ngo ujya kurya akanyoni agashakira izina ntabwo Kajangwe nka perezida wa komisiyo ashobora guhabwa briefing hanyuma ngo bari kumwe muri komisiyo bayisuzugura kandi ntago Jire ashobora guhaguruka mwese byagenze gute ngo ajye gushaka katibi uko nyene nekeza ko ruko byagenze niko iyo vision kandi uko byagenze nakundi abari bababwiye babahaye iyo briefing bayihinduye c'est tout ibindi byaba ari uguhengeka ntabwo abo bantu bungiriza bakajangwe bafite ubushobozi bwo guhindura briefing yatanzwe n'ubuyobozi baba badakora mu bwisanzure rero ira komisiyo kuva dutangiye igesa data irega cyane
ngo nigeze gutsinda ubwo nabyo se uragira ngo nkubwire uko yayitsinze aya reka ndwe ahubwo cyagiye ejo turi hano mu kiganiro Karenzi uribuka ko wabivuze utabihamya 100% wezita ko ashobora kuba arimo inama akanya y'abana bo mu muje ndetse n'abana muri federation nyumuza kuvuga ko ishobora kuba yabaye cyangwa itanabaye. Nashatse information kuko iyo nama nimbi hari nsanga iyo nama nta yabaye ahubwo wabikubwiye waguhaye ubwino ashobora kuba afite ukuri kuko ngo ku munsi wabanjirije wejo no ira nama ira komisiyo kimara guterana ngo ngo uwitwa Olivier yagaragara kumwe n'uwitwa Kajanga umwanya munini hara kuri federation kuko ejo Olivier byo ntigeze agera hariya kuri federation nyine muri ariya masa twa turi kuvuga nimbara nahageze nyuma. Amakuru akavuga ko bagendeye kuri ibyo bitekerezo cyangwa se wenda kuri uko kwiregura kwabaye ariko still n'ubundi komisiyo y'ubujurire ku makuru ahari nanjye mfite ishobora kuba yarafashe umwanzuro ko ikipe Rayon Sport igomba gusezererwa. Niko bimeze. Hanyuma hakaza kuza amakuru y'abantu muri federation simndibuze kuvuga baribo avuga ko bati nta kuntu habaho consideration yuko FAI ari ifite amakosa manini tukemera no kuzasavinga ibyangiritse mukareka gutekereza muhereye kugera Rayon Sport yandikaga ahubwo mugatekereza ku cyatumye yandika ariho muhera mufata umwanzuro kabara agashya ku makuru mfite yaramutse byaragenze gutyo kabara kuko baravuga bati federation yakoze amakosa kandi manini yatumye Rayon Sport yivana mu irushanwa. Rayon Sport kiramo na rumwe ivuga ko babikosoye byajya mu buryo bakora amakosa mu bunyamabanga wenda reka tubivuga ko nibwo Rayon Sport yandikiriye kwanza ni perezida wandikiwe babamenyesha ko Rayon Sport yivanye mu irushanwa batinda gukora inama na komisiyo ya competition ago batinze ahubwo bahise bayikontakte Rayon Sport banogose uburyo yagarukamo urumva ni inama ntabwo ari gukorwa ntabwo bakontakte competition ari ifite ububasha bo bahise bakontakte Rayon bivuze ko ntabwo narafite yo kontakte niyo mpamvu nkubwira ngo Rayon Sport aho ngaho ibindi byose ni ukugoragoza itegeko ntago ryakurikijwe c'est tout. Oya ariko kuruze no kugoragoza none se ndimo ndakubaza nakubajije kugira ngo urebe ko ari ukugoragoza kugira ngo urebe ko ari ukugoragoza nakubwiye ngo hari ahantu na hamwe umwanzuro iyo nama uri nyuma reka duhere mbere kare ikipe ya Rayon Sport ikintu cyatumye yegura yivana mu irushanwa urakiza nuko yumva ko yafatiye umwanzuro yasuzuguwe kandi yaraye yo ni intare bari muri negotiation na federation zaho match ibuze kubera babamenyesha umukino yego federation rero yo nongo yavuze ngo reka so kuvuga ngo nongo barekoneshe ko bakoze amakosa yashobora kuba tuma ikipe ya Rayon Sport iba freestyle cyangwa se irakara ikivana mu irushanwa batahubwo reka tubifatira aho ngaho ikipe nongo federation itanga ibaruwa saa 3:45 nawe niko ubibona koko niko federation yakoze umujinya yakoze kugeraho isezere ikavuga ibyo byose ubona byari sawa byari reka nkwereke buri muntu ndagira uko reactinga kubera ibimubayeho aka kanya ni nkuko wenda umuntu ashobora kwicara nkawe nka Karenzi kuvuga ngo usesenguze ubwanjye kuvuga ngo mbona leta ya di wenda yarahubutse ariko akanya ukavuga ko nkakati bitatahubutse avuga ko bamufatiraho imbunda bakamurasa umuntu uzi icyo bivuze icyo kintu muri mu buzima busanzwe ariko urumva ikintu hano tuzabona ko yahubutse cyangwa atahubutse naramuka agiye gukina kuko yavuga ko nubwo bamufatiraho imbunda atakina na Rayon Sport ariko naramuka akinnye nta kundi kuntu byari kwitwa sobwo si bisanzwe ni ukuvuga ngo nta kintu kimwe cyatuma biterwa na interpretation nicyo nshatse kumvikanisha ariko igihe aricyo ni kimwe twese duhurizaho federation ni ifite amakosa manini kurusha ikipe iyo ari yose y'aba Rayon Sport n'ikipe twese turabyemeranya aho ngaho federation rero bashatse umwanzuro ugomba ngo twe tuzishyura iby'intare yatakaje njye numva ko babihereye uzana ari ikibazo hahandi mbere yuko n'ikipe Rayon Sport ivana mu irushanwa kuko nta kintu na kimwe kigaragaza ko Rayon Sport itari yemerewe kugaruka mu irushanwa aho ngaho ejo niho ntuzaduhe n'urugero rwiza metre se kuri ya rugero biratandukanye ko kuvuga ngo iyo umuntu yakoze ikosa njye nari no baza ko n'umuntu wabimbwe nawe mubwiye gutyo aravuga ati ntago gutyo nyine nawe yaravuze ati nta kintu ntateko ribuze Rayon Sport kugaruka mu irushanwa ndavuga ntugize neza reka ngo kubita urugero ise ko ari urugero umuntu yatubwiye ati iyo umuntu yibye hanyuma ibyo yibye ni babandi badakunda ukuri none se niba batemera amategeko avuga ariko ni ukuri
uko yavuga ni ukuri n'uwa sport law yavuga ko ari ukuri buri wese nyine byaterwa na interpretation icyo mvuga wa sport law so icyo mvuga yazana urwanya ibyo Maurice avuga yatanze point byibuze bivuguruza yavuze ko niyo yanakurikijwe turaza kubigeraho niyo yanakurikijwe rwose ni sawa bifashe nabize sport law ngo umuntu wabivuze rwose yabeshye aka nacyo cyiza no kwa mugani bino bintu abantu bose babizi ko byagenze Karenzi reka hasi bose abenshi nyine barabizi abenshi barabizi ko byagenze turababwira ariko niyo mpamvu turi hano twebwe reka nkubwire turababwira ibyo mutumvise ahandi ndabizi neza ko ari ubwa mbere mu byumva uwo bibabaza n'uwo bishimisha arabyumva ariko nta handi wabyumvise